Hello bantu banjye, hello bantu beza, mumeze mute? Yes, ni Moyize nanone, ninjye ugarutse ngiye kubereka uburyo channel yawe ishobora kuba monetize, ishobora kwishyurwa mu gihe hari igihe igera ikishyurwa. Yanjye kwereka hari ingingo ngiye tugiye kuganiraho nyinshi, ariko wibuke ukande like, subscribe, comment na share niba urakunda iki kiganiro cyacu. Yes, ngiye kwereka rero ingingo yambere kwerekana uburyo channel iba monetize itangira kwishyurwa. ubundi buryo ndakwereka ni ukwereka uburyo ibigenderwaho mbese muri make. Noneho ubundi buryo ndakwereka ni ibyo YouTube isaba kugira ngo ube YouTube partner, ube muri YouTube partner program, kugira ngo ube ni nk'umufatanyabikorwa, nk'umupatina wabo nyine, ukaba kugira ngo ube umupatina muri YouTube. Yes, noneho ubwo tunagana ku yindi ngingo igira uti, noneho ubwo turarebera no ku n'ibindi bintu bisabwa kugira ngo video yawe yuzuze ibisabwa kugira ngo yemererwe kuba monetize. Ubwo byose biraba bikubiye hamwe. Ubwo sasa rero tugiye kureba ibikubiye hamwe kugira ngo channel yawe ibe monetize. Yes, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ikiganiro kigere ku bandi, kugira ngo kigere ku bantu benshi, kugira ngo bamwe basobanukirwe ibya YouTube, bareke kujya bakora ibintu batazi icyari cyo n'agaciro kabyo. Yes, noneho ubwo ukuntu imeze, YouTube ni urubuga rwa mbere rukoreshwa mu gusakaza amashusho, rukaba ari urwa mbere rukanikurikira mu gutunga benshi. Niko bimeze. Menya ibigenderwaho kugira ngo YouTube channel ibe monetize. Noneho ubwo ibigenderwaho kugira ngo ubone amafaranga bisaba ubushishozi n'ubuhanga, gusa igisumba byose ni gukora cyane kandi ukamenya ibintu abantu bakunda. Kenshi hari abantu babona barujuje ibintu byose ariko badahembwa na YouTube. Ibyo bibaho cyane, kandi babona video zabo zirebwa ku bwinshi ntibasakirwe ikiba kibyihishe inyuma. Ni ikirenge kukubwira kugira ngo channel yawe ibe monetize. Noneho dore ibisabwa, ibisabwa kugira ngo YouTube yawe ibe umwe mu bapatina. Yenda kubwiye ngo YouTube partner program, YPP, YPP. Icyambere kugira byibuza abantu 1000 bakurikira ibikorwa byawe umunota ku wundi, 1000 subscribers cyangwa se 1k subscribers, aba subscribers 1000. Icya kabiri, kuba ibikorwa byawe byararebwe nibura amasaha 4000 mu mwaka, 4k mu mwaka. Ariko hari igihe hari bamwe bashobora gukora ku kwezi cyangwa amezi 3 cyangwa amezi 2 bakahita bahabwa monetize. Birabaho cyane bitewe n'ukuntu wakoze n'ukuntu ukurikirwa, bibaho cyane. Ikindi cya gatatu ni ukubahiriza amategeko yose ya YouTube arimo kwirinda gukora ibintu biharabika abandi. Akakantu mugakire mu kumve neza. Ikindi, kwirinda gusubiramo ibyakozwe, ubwo ibyakozwe n'abandi. Ikindi, ivangura iryo ari ryo ryose ryaba rishingiye ku idini, aho wavukiye, ibara ry'uruhu n'ibindi. Ibyo rero ni bya bindi abantu bamwe bazira, bakaba babona ibyo babyujuje ariko bakaba batarahabwa monetize. Ese ubwo tugiye kwinjira mu bundi buryo. Ese ni gute wajya muri YouTube partner program? Ibisabwa kugira ngo ube mu YouTube partner program, umwe ugomba kuba wujuje ibyo bisabwa twavuze hejuru. Ugomba gukanda ahanditse YouTube studio, byarangira ukajya ibumoso ugakanda ahanditse monetization, hanyuma ugahita ukanda ahantu handitse notify me when I'm eligible. Ubwo bisobanuye kugira ngo muzamenyeshe mu gihe nzaba nemerewe. Ubwo mu gihe uzaba wemerewe kugira ute kuba wabona monetize. Ariko gusa ibi ngibi kubigeraho bisaba kuba ufite icyo bita AdSense account. Iyi AdSense account ndaza kuyiganiraho mu gihe ndaza kuyibaha
mu biganiro biri imbere ndaza kubasobanurira AdSense account, ndaza kuyibasobanurira kugira ngo ibyo bintu mubimenye. Noneho ari akandi kantu tugiye kuganiraho, hari abantu bibaza ese aba subscribers bigenda gute kubagura nyine, kuki umuntu agura. Noneho ubwo kugira ngo ugura mbese impamvu aba subscribers murumva bamwe ntabwo bazi ko aba subscribers bagurwa cyane, baragurwa cyane. Noneho ubwo ibi byose tubikusanyije kugira ngo YouTube, kugira ngo igisabwa kugira ngo ukore abantu bakabikunda, igisabwa kugira ngo ukore ibintu abantu bakabikunda kandi bagahora banyotewe no gukomeza kureba ibikurikira. Ikindi gihe bizabatera amatsiko bakore subscribe, nyuma babe babasha no kubasangiza abandi bitewe n'uburyo babyishimiye. Nyuma yo kubazwa iki kibazo byatuye duhita twibaza ikintu gituma ese kuki abantu bagura subscribe. Nabwo ahanini bishingira ku bikorwa byiza nyine kandi bikoranye ubunyamwuga bafitanye n'ibikundwa n'abantu. Ku rundi ruhande kubera ikoranabuhanga rimaze gufata indi ntera, nabyo birashoboka. Reka turerewe rero hamwe by'ibanze biba bisabwa YouTube kugira ngo video yuzuze ibisabwa. Ariko ubwo urumva abantu bagura ba subscribers, hari igihe ari ibindi YouTube itakugenera nyine muri make, hari ibyo igufungira, ariko nabyo tuzabireba mu ese kuki YouTube iyo uguze subscribers bigenda gute, ese iyo baguze ni iki kintu bagufungira, ese mbese ni ingaruka, tuzareba ingaruka nziza n'ingaruka mbi kugira ngo waguze subscribers nyine, ikibi n'inama, ibyiza cyabyo n'ibikibi cyabyo tuzabireba mu zindi video zikurikira. Noneho ubwo tujye kureba ibisabwa kugira ngo video yawe iba yujuje ibisabwa muri make. None icyambere, bareba niba video yawe ari umwimerere 100%. Ibyo urabicekinga, bafite amarobo abikora, ntago ari abantu, kuko YouTube iri global ni nini cyane, worldwide. Ntago abantu abakozi baba ari benshi cyane, byagorana. Noneho icya kabiri, ugomba kwiha igihe kidahinduka uzajya ushyiraho video zawe mu rwego rwo kwirinda akajagari mu byo ukora byose. Icya gatatu, ugomba kuba uri mu gihugu cyemerewe kubamo abafatanyabikorwa ba YouTube partner program. Niyo mpamvu hari na bamwe usanga bashyiraho ama location, gashyiraho state, ugashyiraho n'ibyo. Noneho icya kane, kubahiriza amategeko ya YouTube yose. Ugomba kubahiriza guidelines na rules na regulation byose. Noneho ubwo icya gatanu, kureba ko video zawe zose zujuje ubuziranenge nawe ziharabika, kuko icyo ukoze bakagutanga YouTube hari igihe ihita isiba YouTube channel yawe. Wenda ushobora kuvuga gutyo ukajya ese amategeko ninde uyareba cyane gute umuntu yakurega bakaba bafunga YouTube channel yawe. Ni kuvuga ubwo binyuze mu ishami ryayo ari ryo YouTube. Ubu hari kwita icyo bita copyright kurusha ibindi byose, nicyo bitaho. Hari igihe umuntu iyo wamwibye video cyangwa audio akakurega, icyo bita ama strike, bakwita strike. Undi strike ni igihano baguha, ndabivugaho nabyo byose mu ma video zaza. Ese shaka kugira ngo umusorwe n'ibya YouTube mutajyaho n'ibintu biri aho ngaho, icyo bita strike, kwita strike. Ubwo iyo umuntu akoreze bahita bafunga channel yawe, cyangwa amafaranga mukazajya muyagabana, nabyo bibaho. Cyangwa akaba ari we uzajya uyafata gusa, wowe nugira icyo ubona. YouTube ni ikintu gikontororwa, ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho cya fake, nicyo gikontororwa cyane kabisa. Mu bimenye ibyo bintu, aha ushobora guhita wibaza ngo bikorwa gute cyangwa bikorwa nande. Ibi byose ni artificial intelligence. Na artificial intelligence ibikorwa bitewe n'uburyo bubatse program zizajya zibigenza. Ibyo ndi nababwiye ngo bafite program yabo bubatse bira artificial, ya program ya ikoresha ama robots. Ibyo bakora kugira ngo video zawe zikorerwe mu kwamamaza, cyo bita ads, kugira ngo zamamazwe video zawe. Ni kwa kundi muri video ujye ubona hazamo ubutumwa bwamamaza kenshi. Ushobora kumara amaso 5, ibyo bituma ubona amafaranga menshi kurusha utabyemeje. Ibyo bibaho. N'uwemezamo ama ads. Izi ni zimwe
mu ngingo zitangwa na Google ushobora kugendera kugira ngo ubashe kuyobora akayabo muri iki kigo kugira ngo uyayore uyabone amafaranga. Icyambere go rushyira video kuri channel yawe ubutarambirwa. Bese umuntu ushyira video ku munsi ngashyira nka 30 ntago ahembwa menshi nk'umwe ushizeho video 3 enye. None akarusha ugasanga izo video 30 zose zirarebwe kuko buri munsi agenda kubarira cyo bita time watch nyirisi yambaye amasaha barebye bagenda kubarira. Tuzareba ibyo bita social blade iyo ushaka kurebera umuntu YouTube ukareba kugira ngo urebe amafaranga ahembwa n'ukuntu bamubarira koresha urubuga bita social blade. Narwo nabyo icyo kiganiro nzagikora, kandi ubwo ikindi waza kubaza icyo ushaka kubaza cyose ubaza muri comment, ntacyo nzagikora ikiganiro cyangwa se mpite musubiza niba ari ibintu nahita nsubiza direct. Yes, ngende hano kuzajya mbasobanurira. Noneho ubwo tujye kureba ikindi cya kabiri. Guhora ufite ubwo turi kureba ingingo zitangwa na Google icyo bagenderaho kugira ngo ubashe kuyora amafaranga, ubone amafaranga menshi muri YouTube. Icyambere kivuze guhora ushyira video kuri channel yawe utarambirwa inshuro nyinshi, guhora ufite abantu bareba video zawe buri gihe, ubwo nyine icyo bita audience. Icya gatatu hari inzira zijyanye n'amahitamo yawe yo kubihitamo, aho uhitiramo kuzajya wakira aya matangazo yamamaza, icyo bita ama ads cyangwa navuze. Hari ibibazo abantu benshi bitwaza bibaza ese amafaranga YouTube ihemba ngana gute, iyatanga mu gihe kingana gute. Amafaranga YouTube ihemba ntangano ihambye, ahubwo biterwa n'ibikorwa byawe ukuntu wakoze mbese mu matsinda ndetse n'abantu babirebye, ndetse bigashingira ku hantu habereye ku hantu bahereye, kuko ntabwo niba abantu 100 bari mu Rwanda barebye video yawe ushobora kunganya amafaranga n'ufite video yarebwe n'abantu 10 bari muri Amerika. Urumva itandukanirizo akantu kumva nk'uko ubuyobozi bwa YouTube bubitangaza, buvuga ko niba bagera ku 1000 barebye video yawe, ku bagera ku 1000 barebye video yawe ushobora kubona amafaranga ari hagati y'amadolari 2.8 n'ibice 5. Ubwo ni yamere tuzareba nitureba kuri social blade, icyo kiganiro turagikoraho. Ibi bizaterwa n'uburyo video zawe zagiye zamamazwamo n'uburyo abazirebye bagiye bafungura za ads zamamaza bya bikorwa. Ku rundi ruhande aya mafaranga ashobora kurenga cyane. Ubwo cyo tubigihemba abantu bagikoraho akenshi mu kwezi rimwe gusa, ntabwo buri muntu wese amafaranga afiteho bahita bayamuha, agomba kuba ari hejuru byibuza y'amadolari 100 kuzamura. Ari hasi yayo ntibayatanga. Ikindi, abantu bakora akazi ko gukorana na YouTube benshi iyo bamaze kwamamara basigara badahembwa na YouTube gusa, ahubwo bashobora kubona amafaranga binyuze mu nzira nyinshi. Urugero, mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye by'abantu babinyujije ku macano yabo, ndetse n'ibindi bikorwa bibyara amafaranga. Ubwo ni ya social media yandi. Icyo cyiza cyo kwamamara, gukora izina, kuko niba ufite YouTube iri high, ubwo ni handi utangira kwamaza ama Instagram account yawe, ama Twitter y'abari fraud, rero no hose baramamaza. Nge byose kuri social media tuzareba ho ibintu byinshi. Noneho tuye kureba aba YouTubers bahembwa amafaranga menshi, bahembwa amafaranga menshi, ubyumve neza, bahembwa amafaranga menshi 2019 kurusha abandi. Uwambere mwita Line Kaji yahembwe miliyoni 26 z'amadolari. Ubwo niba uri hafi yitu calculating ushyire mu manyarwanda urebe ako kayabo k'amafaranga. Bese ukoresha ni ibintu ukoresha umutwe, ugakoresha ubushake, ugagira, ariko aya mafaranga ni menshi cyane. Miliyoni 26 z'amadolari. Aya mafaranga uyakorera, reka mwizo kuri Rwanda abazaguturuka uyakorera cyane cyane no mu Rwanda, abazaguturuka bose bawe babaho neza cyane. None uwakabira mwita Dude Perfect yahembwe miliyoni 20 z'amadolari. Uwa gatatu mwita Anastasia Ladizaskia yahembwe miliyoni 18 z'amadolari. Yes, ubwo rero yari Moses wanyu. Ndagira ngo mubashe gukora subscribe
kugira ngo muzabone ibyo biganiro ngiye gukora. Nshobora kugishyiraho nijoro, nshobora kugishyiraho ku manywa, nshobora kugishyiraho nyuma, mbese ntago ndaje, ariko nishyiraho vuba kugira ngo musobanukirwe na YouTube. Kandi ubwo ni nshaka kubaza, hari n'abantu bamwe batazi ukuntu wafungura ama-email, hari bamwe batazi ukuntu wafungura YouTube channel. Ntabwo mushaka ko nabikora ibiganiro, mwabimbaza muri comment, nta kibazo nabibakorera. Ubwo rero sasa ngewe ndi hano ku bwanyu. Subscribe niba ukoze ikiganiro, ntuyibagirwe. Ikindi like, comment and share kugira ngo abantu benshi bibagereho, kuko aya makuru ni ngombwa. Nitukira ni byiza, kandi hari akazi bamwe bavuga ngo akazi karabuze. Shiri kubute uze duhiga amafranga, shiri kubute uze tuyakorere. Yes, ubwo nakagaruka. Ubwo ikintu cyose mushaka ko nakigaho, nimbona ndareba muri comment ikintu kirabazwa n'abantu benshi, nzaza video ari cyo nkora, ko ndaje ndaje mbakorere video ya AdSense account ya iyo nabemereye, niyo narita nkurikizaho. Ubwo watch out, simbabure. Kandi ewana, mumbabarire kabisa, mumbabarire. Iyi video muyisharinge, abantu bayirebe, uko ye namakuru. Akazi karabuze, ndabizi karabuze pe. Rero muze dukorera amafranga, tureke ibintu by'ubunebwe, dukoresha umutwe. Ntukabura imbaraga ngo uri n'ubwonko. Cyo ni ikibazo pe, ni ikibazo gikomeye. Urakabura imbaraga ariko ukaba ufite mu mutwe. Ibaze ubuze ubwonko ukabura n'imbaraga, ibaze n'ugupfa uhagaze, cyo bita gupfa uhagaze. Sawa, murakoze nta muntu nutse, nambwiye nabi. Twese tugira ubwenge butandukanye, ariko hari igihe inyenyeri iba iri muri twe, hari igihe kigera ikamurika igashininga, ko ntabwo ibintu byose bera mu gihe. Sawa, murakoze, nakagaruka. Mwibagire gukanda subscribe kuri channel yanjye Nyaboneka TV. Nzajya mbagezaho amakuru menshi, ibintu byinshi bitandukanye, byinshi ngewe ukuntu imeze ngewe nzambagezaho ibintu byinshi bitandukanye, mbese byibanze bizabagira akamaro, atari babandi bazana ibintu by'ibihuha babeshya, basanga ahubwo banakuye n'amafranga. Bizapfa kuba wowe ufite mu bwonko bwawe ikintu kimenya, nzajya mbibazanira. Kandi murakoze, mumfashe nanjye ubwo munanira courage, mbona izo subscribe zirundanya, iyo like. Ubwo nakagaruka turi kumwe. Murakoze, watch out.